Nk'ibisanzwe n'ubundi ikinyamakuru ni cya kindi cyawe Brando TV show, umunyamakuru nta wundi ni Brando nyawe uhari kugira ngo akugezeho amakuru agiye atandukanye arimo kuvugwa. Njyewe nje kukubwira ukuri uri Aline Sano, umukobwa mwagiye mukunda mu ndirimbo zigiye zitandukanye, indirimbo zigenda nyine z'urukundo, zigenda zituje zizwi mu njyana ya R&B. Uyu mukobwa rero kuri ubu ngubu hari amakuru ari kugenda amuvugwaho, ngira ngo urabizi ko ejo hashize, ni ukuvuga ku itariki ya 29 hari igitaramo cyiswe Shine Boy Fest. Kino gitaramo kikaba cyaritabiriwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye, ni igitaramo cya Davis D, kikaba nyine n'uyu mukobwa Aline Sano yari akirimo. Tutaragera kuri Aline Sano nkubwire byinshi kuri we, nagira ngo nkubwire ko muri kino gitaramo cyagiye kiberamo udushya dutandukanye. Hari nk'agashya kabayemo k'umuhanzi wakubise umufana we umugeri, aho nyine ngo yagiye asagarirwa n'uwo mufana we bikaza kurangira amukubise umugeri. Rero Aline Sano nawe arimo bari muri iki gitaramo, aho yagaragaje ko ari umuhanga, aho yagaragaje ko ibintu by'umuziki yabivukanye, ari ibintu bye. Ariko reka mpite nkubwira ko nyine iya nkora ndimo nkubwira y'umuhanzi wakubise umufana umugeri, umuhanzi Nestacy yari ari ku rubyiniro akomeza asagarirwa n'umufana inshuro zirenga 2 zose. Uno mugabo rero kwihangana biramunanira, muhanzi kwihangana biramunanira, birangira yivuyemo imbwa y'umugeri ayikubita umufana. Hari video nyine yagiye igaragazwa n'ibi byose. Aline Sano rero ni umwe mu bakobwa bahagaze neza, bitwaye neza muri iki gitaramo cya Shine Boy Fest cyabereye mu ihema rya Kigali. Ni kuri uyu mugoroba watambutse. Uno muhanzikazi akaba nawe yagiye agaragaza ko ashoboye kandi umuziki atari byo ahiga. Naho umuhanzi wo muri Nigeria Wizkid yatangaje ko album izakurikira iyo aherutse gushyira hanze muri 2024 mu kwezi k'Ugushyingo, ngo azayita Senior cyangwa se Senior Man. Akaba ari album izaba ari iya 7 ikurikira iyo yaraherutse gushyira hanze, nyine igihe nakubwiye yari yarise Murayo. Uno mugabo akaba yabitangaje avuga ko alubumu igiye kujya hanze nyine ariyo izitwa Senior Man, cyangwa se nawe ngira ngo urabyumva Senior Man icyo bishatse kuvuga. Tukiri mu by'abasitari cyangwa se mu by'ibyamamare, umuraperi Nick Cannon arasaba ko abantu bamuba hafi kuko mu minsi yashize yagize ibibazo byo mu mutwe cyangwa se depression. Uyu mugabo yavuze ko nubwo yakunze kubihisha ariko yagize uburwayi bwo mu mutwe, aho kuri bashaka abantu aganiriza ibyo yaciyemo kugira ngo akire, bityo akaba asaba abantu kumuba hafi cyane. Ku itariki 8 Ugushyingo muri 2024 nibwo bwa mbere yakomoje kuri ubu burwayi bwe ku kiganiro kinyura ku muyoboro wa YouTube Cancel Culture Podcast, nyuma y'uko byemejwe n'umuganga w'inzobere mu buzima bwo mu mutwe Dr. Chienye Beriati. Akaba ari we wemeje aya makuru kuno muyoboro nyine wa YouTube. Rero akanyamuneza kari kenshi ku maso y'abari bitabiriye Shine Boy Fest, ni mu gihe abahanzi batandukanye bagiye bigaragaza. Davis rero akaba yizihizaga imyaka 10 yose amaze akora umuziki, awukorera hano mu Rwanda. Ni ku nkuru rero twakubwiye y'ibicuruzwa byagaragajwe ku mafoto byafashwe na polisi ndetse na RIB, bivuga ko byakabaye byarasoze arenga 200,000 ababigizemo uruhare kwinjiza ibyo bicuruzwa mu buryo bw'amagendu, bakaba batawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Nayo ni inkuru wamenya.
kano kanya mu mafoto ni uko perezida w'u Rwanda Paul Kagame yageze i Arusha muri Tanzania, aho agiye kwitabira inama ya 24 y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, East African Community. Ni inama rero igiye guterana ku nshuro yayo ya 24. Ngayo nguko rero ni amakuru agezweho, ntabwo nabura kuyakubwira. Ikindi nabura kukubwira ni uko kuri uyu munsi kuwa gatandatu tariki ya 30 Ugushyingo hari kuba umuganda usoza ukwezi k'Ugushyingo. Ni umuganda wibanze ku gusibura imihanda yagiye yangizwa n'iyi mvura, dore ko turi mu bihe by'imvura, ndetse no gutera ibiti mu rwego rwo guteza imbere ibidukikije. Ni amakuru ari kugenda agera ku binyamakuru bitandukanye. Ndabizi ko nawe niba uri umunyarwanda wuzuye kandi ukaba uri mu Rwanda, wagiye gukora umuganda, kuko umuganda ni kimwe mu bikorwa by'ubudasa bigaragaza u Rwanda, ni kimwe mu ndangagaciro z'u Rwanda. Ngira ngo urabizi neza ko n'amahanga yagiye aza kwigira ku Rwanda kugira ngo arebe icyo u Rwanda rwabarushije. Birimo rero n'umuganda baje kwiga uko iwabo mu bihugu bajya bawutegura. Rero mu yindi nkuru ni uko His Excellency akimara kugera hariya muri Arusha, hariya nyine i Tanzania, yakiriwe n'abakobwa beza n'abagore beza bari bambaye iriya myambaro hariya muri Tanzania igendanye n'umuco wa Tanzania, ndetse bamwakira bamubyinira bigendanye n'umuco wo muri Tanzania hariya. Bikaba ari ibirori nyine byari biryoheye ijisho, ariko kandi mwibutsa ko uyu muryango ugiye kwizihiza isabukuru y'imyaka 25 umaze wongeye gushingwa bundi bushya. Ni ibintu byiza cyane, ngira ngo uri kugenda ubibona mu mafoto nyine, uko wagiye ureba video yacu wagiye ubona amafoto agaragaza His Excellency Paul Kagame ari imbere y'ababyeyi bambaye neza nk'abamasaye, bambaye Masai design, bagenda babigaragaza uburyo bari banezerewe n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni ibintu rero byiza cyane kubona amahanga yakira umukuru w'igihugu anezerewe, bishimye cyane, bavuga bati urakaza neza mu gihugu cyacu, urakaza neza mu gihugu cya Tanzania, uzadusuhurize abanyarwanda, ubabwira uti abanyatanzania ni abaturanyi, turabakunda cyane. Yego rero reka njyewe nkubwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Amakuru yaragezweho muri kano kanya yari ayo ngayo, kandi warakoze guhitamo kujya wumvira amakuru agezweho kuri Blando TV Show. Shalom shalom.